murakoze. Nitwa Nkunda Sam, ndi Directeur General wa HPG. HPG nk'uko abantu basanzwe bayimenyereye ni company ikorera mu Rwanda y'Abanyarwanda ariko igakora no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, itanga serivisi zigiye zitandukanye. Muri make abayizi barabizi ko ni Health People Group, ni group ariko ibamo business zigiye zitandukanye. HPG temo assurance mu bihugu bigiye bitandukanye, akora mu bihugu bigiye bitandukanye, kagiramo Optal nayo ariko itari mu Rwanda, akora hanze y'igihugu mu kindi gihugu, ariko twifuza kuzana mu Rwanda muri uyu mwaka nayo nk'uko na HPG twayizanye. Harimo inganda nk'abazi muri uruganda rwo ku Murindi ruhafunguye vuba bita Tunga Ubuzima, rutunganya ibijyanye n'ubuhinzi, narwo ni urwayo. Rero itanga serivisi zitandukanye, muri assurance igira produits zitandukanye, habamo nizo yifuza gushyira ku isoko vuba cyane nka Groupe Fenero. Groupe Fenero ni hahandi company ishobora guha ubwishingizi amagroupe, amakoperative, amatsinda agiye atandukanye, bakaba bafata ubwishingizi hamwe ushobora kuzapfa company ikakugoboka, hamwe umuntu wo mu muryango ashobora kuzagira ikibazo yakwitaba Imana company ikabagoboka. Harimo byinshi ikora, harimo na education yo bita Iga Neza, produit bita Iga Neza, hamwe umwana ashobora kuba ari ku ishuri ejo ababyeyi be wenda bakagira ikibazo cyo gutakaza akazi bakoraga kugira ngo bagumye kubona uko bishyurira umwana, cyangwa se ejo umwana akaba ari kwiga umubyeyi bakitaba Imana. Abana benshi bibaviramo gutakaza ishuri, bagacikiriza amashuri, ntibabone ubushobozi bwo kwiga. So icyo gihe niho company rero ihita imugoboka iyo asanzwe afite ubwishingizi bwa Iga Neza. Icyo gihe company iragumya ikamukurikirana, umwana akiga akarangiza. Hakabamo loan protection, ubwishingizi ku nguzanyo, ariko nabwo bufata amagurupe yishyize hamwe. Umuntu ashobora kuzitaba Imana yari ari muri ya groupe yafashe inguzanyo, ntaba akibonye ubwishyu bwo gukomeza kwishyura inguzanyo, hahandi niho company ihitiza noneho ikishyura ya nguzanyo yari ashigajemo. Harimo iyo bita Tunga yasira business matoya agiye atandukanye, hamwe ushobora gusanga famiye ifite butike ariyo yari ibatunze mu by'ukuri, ariyo yishyurira abana, ariyo yishyurira yari yikora buri kimwe cyose gitunze umuryango. Ejo ugasanga wenda responsable w'umuryango ari nayo wari uyifite yitabye Imana. Haba hagomba kubaho rero uburyo ushobora gukoreshwa kugira ngo wa muryango ugumye ubeho. Niyo mpamvu habayeho Tunga product, ku buryo wa muntu niyitaba Imana yari afite ya small business, company zayigoboka ikagumya igakora, hakagumya kubonekamo bya bindi byatumaga umuryango ubaho, abana bakiga, ubuzima bugakomeza. Hakaza iyo bita Traga ni ikora kimwe na Groupe Fenero, ariko Groupe Fenero navuze yuko nyine ifata amakoperative, amatsinda agiye atandukanye, ariko Traga yo ifata umuntu ku giti cye cyangwa famiye. Hamwe ushobora kuza ukayifata, wazitaba Imana tukagoboka abasigaye, cyangwa se umuntu yakwitaba Imana mu muryango ari we wenda wari responsable w'umuryango. Akenshi bikunda kuba ugasanga amafamiye amwe agiye mu buzima bubi bitewe n'uko wari ubatunze yitabye Imana. Icyo gihe niho company igobokera. Urebye muri makeya, izo nizo produit twenda gushyira ku isoko, twenda gutangira gukora vuba mu gihe bizaba bitunganye neza bigitegerejwe kugira ngo zishyirwe ku isoko. Medical yo ni ibisanzwe, abantu basanzwe bayizi, barayimenyereye muri HPG, baba abanyarwanda baba abanyamahanga mu bindi bihugu dukoreramo barayimenyereye.
byo nta byinshi nayivugaho uretse kuba wenda twarongereye umubare w'amavuriro n'amafarumasi dukorana mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko izo nizo produit twenda gushyira ku isoko. Ni ibihe bihugu wenda HPG yaba ikoreramo? Ese bimaze iki, bimariye iki abakiriya ba HPG kuba HPG yagura imipaka ikajya no hirya y'igihugu mu mahanga? Ibihugu dukoreramo ubu ngubu, Kongo Kinshasa twamaze kusa nkaho tuyifata ibice byinshi, Kenya nuko, Burundi, Djibouti, India, so na za Quebec muri Canada bariyo barahabwa serivisi neza. Icyo bimariye abanyarwanda muri rusange n'igihugu, hari ibintu tutajyaga tubona. Urugero rwa hafi, urabona ubuvuzi bwo muri Afurika hari uburyo bukiri hasi kandi ugasanga nitwe dufite indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga hari abantu bo hanze y'igihugu batinya kuza gushora business mu Rwanda, agatinya gufungura business mu Rwanda bitewe n'uko wenda nta buryo bworoshye buhari bwo kuba yabona medical insurance. Abavuga ati ndaza mara amezi 4, 5, 6, ama assurance ahari aratanga assurance y'umwaka wose, cyangwa se ntari bwemere ku assurance ndumwe, ugasanga biragoranye, cyangwa se ntabwo ninyifata y'umwaka bikangombwa ko nsubira iwacu mu gihe kitageze ku mwaka, nzivuza nte, bizagenda bite? Ugasanga harimo ako kantu. Urumva ko mu gihe akiri gutekereza ibyo, hari amadovize tuba turi guhomba mu Rwanda, hari n'izindi business z'abanyamahanga tuba turimo duhomba. Ariko nibaje akabona uburyo bwo kwivuza mu Rwanda, ni kimwe, yamara kubona akavuga ati ninsubira n'iwacu nzivuza kuko dukorera mu gihugu atuyemo cyangwa abamo, byaratworoheye nk'aho twashyiriyeho medical discount card tugakora mu bihugu bigiye bitandukanye, byagiye bituma abantu biyongera. Abantu bariyongereye bafungura business mu Rwanda barahari. Hari ibigo byinshi bikoresha medical discount card bishyashya by'abanyakatari bigera nko muri 3, by'abahinde bigera nko muri 2, baje kuko twamaze gukorera iwabo, bakavuga bati turaje n'abakozi bacu, ariko twizere ko dusubira no mu rugo tuzagumya tukivuza. Kandi niko bimeze, twagiye dukora mu bihugu by'iwabo, rimwe na rimwe bikatworohereza mu gufungura yo business, ibintu bikagenda neza. Urumva ko rero nk'abanyarwanda kugira business yambukiranya imipaka biradufasha. Nk'ubu nko muri Kongo twagezeho dusanga ntabwo assurance bayizi. Kubona umuntu w'Igoma, Bukavu, za Kasaya z'iyo assurance biragoye cyane, ntabwo bari babimenyereye. Za Burundi ikijyanye na systeme reka dani wari kukibabaza, assurance burazifite ariko zitari moderne. So rero hari ibintu HPG yagiye imaze kugeraho mu mibare ifatika. Uyu munsi ubajije abantu benshi barabikubwira aho yagiye yagura imbago ikagera no mu bindi bihugu. Tugana ku musozo, ni iyihe mpamvu abantu bakwiye kuza muri HPG? Ni ubuhe mwihariko abantu bafite kuza basanga muri HPG? Umwihariko HPG ukorana nayo ntabwo ugira impungenge ngo izamvuza, ngo ningeramo hagati ngo inanirwe kumvuza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni kampani y'Abanyarwanda. Ni imwe muri kampani zikomeye kandi z'Abanyarwanda, ni imwe muri kampani zagukira mu bindi bihugu kandi ari iz'Abanyarwanda. Tudakwiye gutegereza ko tuzabona ibisubizo mu makampani kuko ari ayavuye hanze aza mu Rwanda, ahubwo dukwiye kubona ibisubizo mu makampani yo mu Rwanda akomera, akagura imbago akajya no hanze y'igihugu. So ndumva rero HPG nta muntu utakorana nayo, kuko araba ari mu Rwanda arahabwa serivisi nziza, araba agiye hanze y'igihugu arahabwa serivisi nziza,
arohereza abanyeshuri kwiga hanze y'igihugu, agende yizeye umutekano wabo n'ubuzima bwabo. Araba ari hanze y'igihugu yohereza abanyeshuri mu Rwanda kwiga, aba afite umutekano w'ubuzima bw'abana be. Urumva ko HPG buri muntu wese ashobora gukorana nayo, kandi ni company yahereye ku muntu wo hejuru iramanuka kugera no kuri wa muturage wo hasi, kuko mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'uko abaturage bo hasi ntabwo bagerwaho n'ubwishingizi, kuko bafite ubushobozi butoya. Niba umuntu afite ubushobozi butoya, irifo ko ugomba gukora ikintu gushyiraho ibiciro nawe bimufavoriza, yego nawe bimufavoriza, ugasanga biragenda neza.